Muri iki kinyejana turimo, ingo nyinshi zikomeje gusenyuka, gatanya nyinshi mu bashakanye zikomeje kwiyongera. Ese biterwa n'iki? Ni iterambere se riri kubitera? Ese ni ikoranabuhanga cyangwa se n'ubuzima bwashaririye? Umunsi rero tugiye kuganira cyangwa se tugiye kurebera hamwe ikintu abahanga bari kuvuga ku kintu bituma cyangwa se ku bintu byagira uruhare mu gutuma ingo nyinshi zisenyuka, cyangwa se ikintu gituma abenshi ingo zabo zisenyuka zigatuma bashakanye batarambana. Niyo mpamvu rero kano kanya ngo ikaze mu kino kiganiro, ntucikwe, kirakureba, waba uri mukuru, waba uri umumama, waba uri umupapa, waba uri umukobwa, waba uri umusore. Iki kiganiro kirakureba, waba ukuze, waba ukiri muto, iki kiganiro kirakureba. Ngo ikaze, nitwa Tom, ntucikwe n'iki kiganiro. Ngusabye kugira ngo ukurikire kino kiganiro cyose uko cyakabaye, kandi ndabizi ko kikugira umumaro. Kandi nkibutsa gukora subscribe niba utari bwayikore. Ngo ikaze. Ikintu abantu bahanga bayeho bavuga yuko kuba mu rushako uri kunanirwa kubana n'umuntu, ikintu cya mbere bagenderaho bavuga yuko ushobora kuba ubana n'umuntu utari uwa nyawe, cyangwa se ugasanga wowe ubwawe utari uwa nyawe. Apana kuba watari uwa nyawe ugasanga nawe ubwawe ntabwo uri uwa nyawe kuri uwo muntu, ahubwo ugasanga ari wowe ikibazo. Kubera ko hari igihe usanga ikibazo atari ubwo mubana, ahubwo ugasanga ikibazo ni wowe ubwawe ku giti cyawe. Mbere rero yo gucira urubanza mugenzi wawe, cyangwa se mbere yo kuvuga uti mugenzi wanjye cyangwa se utwashakanye arambangamiye, nawe ubwo ibanza wigenzure, ubanze wigenzure ku giti cyawe. Wibaza uti mbese ni njye kibazo cyangwa niwe kibazo? Ikindi kintu bano bahanga bakomeza bavuga ni ikintu kijyanye n'imyitwarire. Imyitwarire yanyu ishobora gutuma mutarambana, ishobora gutuma umubano wanyu utagenda neza. Ugasanga abantu barabanye, abanye bose bakundana, ariko bitewe n'imyitwarire ya buri umwe muri bo. Wenda umwe yitwara muri ubu buryo, undi yitwara muri ubu buryo. Ugasanga imyitwarire yabo ntabwo bayihuriyeho, igatuma imyitwarire yabo igatuma batarambana, igatuma batagumana, cyangwa se igatuma batandukana. Rero rwose hari igihe mubana muhuje, ariko bitewe n'imyitwarire yanyu igatuma mutagumana. Ikindi kintu rero nanone bavuga hano ku ikintu gishobora gutuma abashakanye batagumana cyangwa se batarambana, kutabika ibanga. Ubundi abashakanye uri bagomba kugira ibanga. Rero kutagira ibanga nabyo iri mu kintu gituma ingo zisenyuka. Ikindi ugasanga umwe afite ibyo akunda, undi afite ibyo akunda, ugasanga nta muntu hari undi, ugasanga wese afite ibyo yumva akunda, undi akumva afite ibyo akunda, kandi undi abashakanye baba bagomba guhuza bakareba ibigomba kubagira umumaro. Kuko abashakanye ubundi umwe aba agomba kugira ibyo yigomwa kugira ngo umubano wabo ukomeze kugenda neza. Rero niba uri umugabo ukagenzura neza ibyo ubona cyangwa se ibyo ureba, kandi niba uri umugore ukagenzura neza ibyo wumva, icyo gihe urugo warushoboye, bituma urugo rwanyu rukomera rukarushaho kugenda neza. Ikindi kintu bari kuvugamo hano, kutaganira kw'abashakanye. Iki ni ikintu gikomeye cyane, kutagira n'ikiganiro kiri mu bimwe mu bintu bituma ingo zisenyuka. Ikindi kintu rero gishobora gutuma abashakanye batandukana cyangwa se batabana neza, kugira inshuti mbi mu muryango. Kugira inshuti mbi yaba ari umugabo cyangwa se ari umugore, iki nacyo gishobora gutuma umuryango wanyu cyugiraho ingaruka. Ikindi nanone bari kuvugamo hano muri iki gitabo, ikindi kintu nanone kutanoza amabanga y'abashakanye, nabyo biri gutuma ingo nyinshi zisenyuka. Ikindi nanone bakavugamo imitungo. Imitungo nayo iri mu bintu biri gutuma abashakanye barushaho gutandukana. Imitungo nayo iri kuza imbere cyane. Kudahuza ku micungire y'umutungo, cyangwa se umwe agashaka kwikubira, mbese umwe agashaka gutegeka undi ku mitungo, iki rero kiri gutuma abashakanye barushaho gutandukana. Cyangwa se no gusesagura, cyangwa se none guha umwanya munini imitungo kurusha uwo mubana, nabyo nibyo biri gutuma akenshi ingo nyinshi zisenyuka. Ibi byose rero tubyitegereje tukabireba, niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira tukareba neza, ese ubundi umugore wa nyawe ninde, ni uwuhe? Ese ibintu biranga umugabo wa nyawe ni ibihe? Rero ndagira ngo ukurikire neza kino kiganiro kugira ngo kibashe kugufasha. Tugiye kurebera hamwe neza ibintu biranga umugore wa nyawe. Ibi tugiye kureba byagufasha waba uri mu rushako, cyangwa se waba wenda gushaka, cyangwa se waba ugiye gushaka. Ibi byagufasha kugenzura neza, cyangwa se ukareba ese umuntu ugiye gushaka ni muntu ki. Byagufasha kumenya neza umugore wa nyawe ninde. Kandi murabizi ko umugore ni mutima w'urugo. Ikintu cya mbere rero bano bashakashatsi ndetse n'ibitabo bagiye bavugamo, ikintu cya mbere ubundi kiranga umugore wa nyawe, cyangwa se kiranga umugore
ukwiye kubana nawe, ukwiye kuba wabana nawe mu rushako. Ikintu cya mbere ni umugore udashobora guha amahirwe na make undi mugabo yuko yakimva ko yamutsindira. Mbese ni umugore udashobora guha amahirwe undi mugabo ngo yumve ko ashobora kuba yamutsinda cyangwa se yamwigondera. Icyo nicyo kintu cya mbere kiranga umugore wa nyawe. Ndagira ngo iki kintu mucyumve neza. Ni umugore udashobora guha amahirwe undi mugabo kuba yakiyumva ko ashobora kugira icyo yamukoraho cyangwa se kuba yamugiraho uburenganzira. Icyo nicyo kintu cya mbere bari kuvuga muri bino bitabo kiranga umugore wa nyawe cyangwa se umukobwa wa nyawe. Nawe nuko umukobwa wa nyawe nawe nudaha amahirwe abandi bagabo mu gihe afite uwo yahisemo kuba biyumva ko bashobora kugira icyo bumva bamutsindira. Yes. Ubundi nimba wumva uramaze guhitamo bya nyabyo, wenda ukaba uri umukobwa ufite uwo wahisemo, gabanya kururukururu n'abandi bantu. Niba uri umudamu ukaba ufite umugabo, gabanya kururukururu n'abandi bantu b'igitsina gabo. Mbese ntugire umugabo n'umwe uha amahirwe yo kwiyumva ko yashobora kuba yagutsindira cyangwa se ashobora kuba yagukoresha ibyo yumva ashaka, kubera ko uko uha amahirwe uyu muntu utahisemo, za mbaraga wagombye gukoresha wita kuri wa wundi wahisemo, izo zigenda zigushirana ureba, zigenda ziyoyoka. Rero hano bavuga ko kugabanya kururukururu ntabwo ari ugucika ku nshuti, ahubwo bivuze ngo ni ukugira ubwenge. Kubera ko iyo kururukururu ubundi abahanga bari bavuga yuko iyo kururukururu n'ubundi ifatwa nko guca inyuma uwo wahisemo. Bavuga yuko guca inyuma uwo wahisemo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuryamana gusa cyangwa se gusambana. Ndetse na kuriya bandikirana SMS ugasanga umwoherezanya ubutumwa kandi ubwo butumwa ukumva ko uwo muri kumwe atabubona, birana bifatwa nko gucana inyuma. Cyangwa se ugasanga uri guhisha telefone, wenda ugasanga uri umudamu, umuntu w'umugabo araguhamagaye, uwo muntu uguhamagaye umugabo ukaba utamwereka umuntu uguhamagaye uwo ari we. Ibyo nabyo bifatwa nko guca inyuma umukunzi wawe. Cyangwa se guha amahirwe undi mugabo kuba yagutereta, nabyo bari guca inyuma umukunzi wawe. Ibi rero nabyo abahanga bari kugaragaza yuko umugore ugendera kuri bino bintu, uwo mugore aba ari uwa nyawe. Cyangwa se ikindi ugasanga wakiriye nk'amafaranga avuye ku wundi muntu deja w'umugabo, kandi ukaba wayakira mu ibanga ku buryo umugabo wawe atabimenya cyangwa se umukunzi wawe. Ibyo nabyo bifatwa nko guca inyuma, nko gucana inyuma. Ikindi kintu rero kiranga umugore wa nyawe ni umugore wubaha. Umugore wubaha umugabo we cyangwa se wubaha umukunzi we. Kubera ko buriya umugabo ikintu akeneye ku mugore ni ukumwubaha cyangwa se n'icyubahiro. Buriya umugabo ikintu aba akeneye ku mugore ntabwo ari uburanga, ntabwo ari ikimero, ntabwo ari urukundo rwinshi. Buri ikintu aba akeneye ni uko umwubaha. Nicyo kintu umugabo aba akeneye, kuko ikintu buri umugabo aba akeneye ku mugore ni umutuzo. Kubera ko umugabo yifuza umugore utazamutesha umutwe, mbese umugore uzatuma atuza. Niyo mpamvu rero umugabo aba akeneye umugore uzatuma atuza mu gihe yapanitse, ahubwo umugore akamusubiza mu murongo agatuma atuza. Kubera ko buriya umugabo wa nyawe iyo agiye kubaka areba kure mu bijyanye no kubaka urugo, areba kure. Ntabwo yita ku marangamutima cyangwa ikimero, ahubwo areba kure. Kubera ko kenshi abagabo usanga bashinga ingo bagendeye ku marangamutima, bagendeye ku kimero, niyo usanga kenshi bigenze nabi mu rushako rwabo. Ariko abagore bo iyo bagiye guhitamo abo bazabana, abenshi bagendera ku marangamutima. Abagore benshi cyangwa se kamere yabo usanga batekereza ubuzima bw'igiciro kiri hejuru, uburyo abantu bazabona ibirori byo kuntu bihenze, kuntu afite inzu nziza, kuntu mbese nyine afite imyenda ihenze cyane. Abagore rero nicyo kintu akenshi bagenderaho. Ndetse n'ikintu gitangaje, umugore ashobora kwifuza gukora ubukwe bw'igitangaza pe, akemeza abantu bose, kabone nubwo yaba azi yuko muri urwo rugo atazamaramo kabiri. Kubera ko rero akenshi bagendera ku marangamutima. Ariko ku mugabo ibyo biratandukanye, abagabo ntabwo ari uko bameze. Nayo mpamvu mujya mwumva cyangwa se mukabona
umukobwa afite umukunzi akunda pe, ariko akamusiga akajya kumenya amafaranga, azi neza yuko atamukunda akurikiyeyo amafaranga. Ariko ugasanga nk'umugabo yarize, afite akazi, afite amafaranga, ariko ugasanga yishakiye umuntu utarize, umuntu rwose ubona ko ari uwo hasi cyane. Kubera ko ikintu ubundi umugabo akeneye ku mugore ni umugore uzamuha umutuzo. Ubundi nicyo kintu umugabo aba akeneye ku mugore, ni umugore uzamuha umutuzo. Umugabo rero ntabwo akeneye umugore uzamutera zagara, usange wasi ni nyinshi, usange intonganya, wa wundi uvugira hejuru. Ubwo ntabwo umugabo aba amukeneye. Wa wundi usuzugura, wa wundi udahanurwa, utava ku izima, wa wundi ushaka gutegeka, ibyo ngibyo ntabwo umugabo aba abikeneye. Icyo umugabo aba akeneye ku mugore ni ukumuha umutuzo. Nayo mpamvu usanga umugabo mushobora gukundana imyaka se igira myinshi rwose mukundana, ariko ugasanga ikintu cyo kuba yakugira umugore atagikozwa. Kandi ashobora guhura n'umukobwa nk'amezi angahe rwose make cyane, ukabona ahise babana ako kanya. Ikintu rero bamubonyemo kurusha ngo bamurangiye, abamubonyemo umutuzo. Nicyo kintu aba yakuburiyeho, umutuzo. Umutuzo rero nta handi uturuka. Umutuzo uturuka kubaha. Iyo umugore yubaha, uwo nguwo aba ashobora gutanga umutuzo. Umugabo aba akeneye umugore umwubaha cyangwa se umukobwa umwubaha. Kandi n'abemera Bibiliya irabivuga ati abagore mugandukire abagabo banyu. Ubundi buriya abagore ntabwo bategetswe gukunda cyangwa ngo iki n'iki. Icyo umugore ategetswe ni ukuganduka, rero ni ukubaha. Rero umugabo ntabwo akunda umugore kubera ikimero cyangwa se ubwiza ngo bumeze bute, cyangwa se ngo amaranga afite ngo iki. Ibyo ngibyo yabibonera n'ahandi. Ahubwo icyo umugabo ashaka umugore ni umutuzo, ahantu agera agatuza. Nicyo kintu umugabo aba akeneye. Ntabwo rero umugabo akunda umugore kubera amarangamutima menshi umugore afite, cyangwa se urukundo rwinshi. Oya, ibyo umugabo afite no kuba yabishakira n'ahandi hantu akabibona. Ahubwo ikintu umugabo aba akeneye ni umugore umuha umutuzo, akumva ko ari kumwe n'umugore we aba atuje. Nicyo umuntu umugabo aba akeneye ku mugore. Umugabo rero akunda umugore umuha umutuzo, kandi umutuzo uturuka he? Kwa kuganduka, ari nako kubaha. Niyo mpamvu rero umugore ashobora wenda gushuka umugabo cyangwa se kumushituza ikimero, ubwiza se cyangwa iki, ariko ibyo ntabwo biramba, ni iby'akanya gato. Kuko iyo irari rimaze gushira, umugabo ahita aba uwa kamere, agasubira kuri kamere ye, agashaka umutuzo n'icyubahiro. Ahubwo ufashe ubwo bwiza, icyo kimero, urwo rukundo, byose ukabigerekaho kuganduka, kubaha, icyo gihe rwose umugabo wamushoboye amataba yabyaye amavuta. Ikindi kintu none bari kuvugamo, ikintu kiranga umugore wa nyawe ni umugore usaba uruhushya kuri buri kimwe cyose ku mugabo we. Ikintu cyose agiyemo cyangwa se ikintu cyose agiye gukora akabisabira uruhushya. Ikindi nanone kigaragaza umugore wa nyawe cyangwa se umugore mwiza, ni umugore ushobora kwigomwa umwuga we cyangwa se ibikorwa bye, akabyigomwa kugira ngo abashe kwita ku mukunzi we ndetse n'abana be, cyangwa se muri rusange umuryango we. Icyo nacyo kiri muri bimwe kigaragaza umugore wa nyawe. Mbese umugore udashyira imbere, utarutisha imitungo umukunzi we. Ikindi kintu kigaragaza umugore mwiza cyangwa se umugore wa nyawe ni umugore utari umusinzi cyangwa se nganywe n'itabi. Iki nacyo kiri mu bintu abahanga bari gukomeza bagaragaza ko ari ikintu cyiza kigaragaza umugore wa nyawe. Ikindi kintu rero abahanga bari kugaragaza, umugore ufata igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nk'igikorwa gitagatifu, igikorwa cyahawe umugisha n'Imana, nk'igikorwa cyihariye we n'uwo bashakanye gusa. Umugore utazi undi mubiri w'undi mugabo uwo ari we wese uretse uwo bashakanye, umukunzi we. Icyo nacyo ni ikintu kiri kugaragaza ko kiranga umugore wa nyawe. Ikindi kintu kiranga umugore wa nyawe ni umugore ugutera courage. Niyo waba wakoze ibintu bikagenda nabi, aho kugira ngo akunyange cyangwa usanga arimo aratonga n'iki, ahubwo ugasanga arimo aragutera courage, bityo bigatuma ejo ukora kurusha uko wakoze uyu munsi. Uwo mugore aba ari mwiza cyane. Umugore rero kwitaho ku buryo imbaraga wakoresheje ejo hashize, ejo zishobora kwikuba kabiri. Uwo mugore rwose aba ari uwa nyawe, mbese aba ari mutima w'urugo.
Ikindi kandi kigaragaza hano bakomeza kuvuga umugore wa nyawe cyangwa se umugore mwiza ukwiye kubana nawe mu rushako. Ubundi ubundi umugabo aba akeneye ibintu bibiri. Icya mbere, iyo umugore yamaze kubyitaho ibintu bigenda neza mu muryango. Icya mbere buriya, iyo umugabo wamumenyeye igifu, iyo ibyo mu gikoni wabitunganije ukongera ugatunganya ibyo mu cyumba, icyo gihe umugabo uba wamushoboye, n'ibyo agiyemo Imana ibimuheramo umugisha. Icyo rero nacyo kigaragaza umugore wa nyawe. Ubundi umugore wa nyawe agomba kumenya ko umugabo ashonje, agomba kumenya ko umugabo yariye. Ikindi kandi agomba kumenya yuko yagiye ibijyanye no mu cyumba byatunganye. Iyo bimeze bityo, umugabo agenda ameze neza rwose, akora akazi ke n'imbaraga ze zose kandi ibintu bikagenda neza cyane. Ikindi kintu rero bavuga kigaragaza umugore mwiza ni umugore igihe umugabo amuhaye gucunga umutungo we uzamuka kurusha uko wari uri. Icyo nacyo kigaragaza umugore mwiza. Iyo ahawe gucunga umutungo wiyongera kurusha uko wari uri, icyo nacyo kigaragaza umugore wa nyawe. Ikindi rero none bari kuvuga ukomeje gusoma kigaragaza umugore wa nyawe, ni ukuba yumva ko muri kumwe ari amahirwe yagize. Apana kuba wowe ari amahirwe ufite kuba muri kumwe, ahubwo kuba we ari amahirwe yumva yagize kuba muri kumwe. Icyo kintu kigaragaza umugore, uwo mugore aba ari mutima w'urugo. Ikindi kintu rero bakomeza bavuga hano ni ko umugore wa nyawe ari umugore wiyubaha kandi umugore wikunda, kuko umugore wiyubaha ni nawe uzakubaha, umugore wikunda ni nawe uzanagukunda. Rero bino bikaba ari bimwe byo nabateguriye muri kino kiganiro. Twari turimo turira hamwe icyo abashakashatsi bari kuvuga ku kintu kigaragaza umugore wa nyawe. Aba rero aricyo kiganiro nabakoreye uyu munsi, kandi ndizera ko cyagushimishije. Niba aricyo kigufashije, cyumvishe n'inshuti zawe, kandi nkushimira wowe ujya udukurikirana, kandi nshimira n'abakoze subscribe. Ni iby'agaciro cyane, ndagushimira cyane.